hari abantu bakijijwe ariko badaciye mu irembo buriye inkiki. Irembo ni Kristo. Bibiri ivuga ko Kristo ari we rembo. Abantu hari impamvu yatumye banga guca mu irembo ari ryo Kristo. Nuko ku irembo barasaka. Ahantu batsukira ku irembo. Ku irembo baragusaka. Nta gupfa kwinjirana ibintu byose. Utuntu nk'utwo tw'uturari two gushaka abagabo benshi. Baragusaka udusigaho. Hari igihe umukristo avuga ati nshingiye ku mafaranga y'uriya mugabo. Ndajyayo n'ubundi nzamuhindura. Uzamuhindura nkande wowe uhinduye bangaye kuva wakizwa. Nawe afite gahunda yo kuguhindura. Nawe afite gahunda yo kuguhindura. Mbivuge neza yuko abo bagabo Mutesi yashakanye nabo nta numwe urimo we. Nta numwe urimo mwajyanye mu murenge. N'uyu nguyu bajyanye mu murenge ntago ari uwe. Cyakoze abantu bazi ko ari uwawe na leta irabyemeza ko ari uwawe n'idini rirabyemeza n'abapasiteri bahaye amafaranga bazabyemeza n'abakiriya bazaza. Hari n'abapasiteri dufite bafatanyacyaha. Hari ikintu bita kuba umufatanyacyaha mu mategeko. Iyo ufashe umuntu uzi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ko umugabo agomba kugira umugore umwe, ukaba uzi neza uwo muntu ugiye gusezeranya kuko n'abasezeranya utazi, uzi ko afite abagabo bangahe bagera muri 5, wowe ukishyiraho sharije yo kujya kumusezeranya, uri umufatanyacyaha. Bamaze kandi subona ibi bintu roba, ibi bintu uzabureba ikintu bizatuzanira. Ibintu byo gushaka umugabo uwa mbere wa kabiri wa gatatu n'umupasiteri agashaka undi mugore agashaka n'uwa gatatu agahora muri ibyo. Reka nkubwire mbahanurire, nago umugabo wa kabiri wa gatatu uzashaka azaza ari mwiza kuruta uwa mbere. Niba rero ugiye kubaka urugo Imana itarimo, ugiye kwitereka imbabura ku mutwe, ugiye kwishyiraho umuriro ku mutwe. Kubera iki? Ko umeze neza uri amahoro shuti muvandimwe wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Nawe wumva ururimi uri umuntu wanjye, kora subscribe kugira ngo ujye dukurikira uko bwije nuko bukeye. Mba niteretse inyuma ya kamera ariko imbere yanjye hari Evangeliste Shafi uraho neza? Muraho neza Robert. Umeze neza? Durashima Imana Uwiteka himbazwe. Kera Imana njya kuvuga ngo uzahagarara imbere y'amakamera n'ibitangazamakuru bikaze. Yari yarabitubwiye ku mugani w'abandi ngo ni igisohoze. Rero uri amahoro? Turi amahoro, turashima Imana. Uwiteka aracyaturinze. Nguhaye ikaze, tugiye gukora ikiganiro cy'umuryango nk'uko auditorial yacu iri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko tugafasha n'umuryango. Turaza kwifashisha inkuru y'uwitwa Mutesi Prudentienne kuko ari iri ku muhanda. Turayifashisha muri buryo, turayifashisha ku kijyanye n'urushako. Uyu munsi amaze gushakana, sibura bavuga ngo abagabo 5, abandi 6, abandi bangahe. Okay, muri we ni ubizi, ariko dukurikije twabonye uyu munsi bageze kuri 5. Yes. Shafi kibona kuri bifata duheraho ngaho. Ese koko umudamu akwiye gushaka kugira ku rwego ashaka abagabo 5? Okay, murakoze kuma umwanya Robert. Icyo kibazo ndagisubiza mu buryo bubiri. Kuba umuntu yashaka umugabo umwe, 2, 3 cyangwa se 5 bakanarenga, cyangwa se bakanarenga. Ku mupagani ni bisanzwe, nta n'igitangaje kirimo, kubera yuko nta tegeko rimubuza gukora ibyo bintu. Ashaka yajya anashaka n'umugabo wa buri joro akaba afite umugabo, n'irindi joro akaba afite umugabo, kandi bakubaka urugo. Hari n'uwonzi rwose uzana umugore bakavuga ati wowe tuzamarana umwaka, nurangira uzahita uca isheni, sinzongere kukubona. Hari n'igihe uwo mwaka aca isheni ajyanye n'akana nyine yaramutereye iminda. Noneho ku mupagani ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe mu by'ukuri, ariko ku mukristo haba harimo ikibazo. Noneho byagera no ku mushumba bikaba ari ikibazo. Turagenda na gakeya hagati y'uwo witwa umupagani n'uwitwa umukristo, harimo umuntu witwa umunyedini. Yego, ni ukuvuga ngo
hari abantu bakijijwe ariko badaciye mu irembo, buriye inkiki. Irembo ni Kristo. Bibiri ivuga ko Kristo ari we rembo. Abantu hari impamvu yatumye banga guca mu irembo ari ryo Kristo. Nuko ku irembo barasaka. Ahantu batsukira ku irembo. Ku irembo baragusaka. Nta gupfa kwinjirana ibintu byose. Utuntu nk'utwo tw'uturari two gushaka abagabo benshi baragusaka udusigaho. Utuntu nk'utwo tw'ubuhehesi bagusigaho. Uretse no kuba washaka abagabo benshi no gukundana n'abasore benshi uri umukobwa uri umukristo, ni icyaha nabyo. Bya bindi abantu bihaye ngo nukubagarira yose ngo ntawe uzamenya. Umva ndi mu bantu bakundwaga n'abakobwa benshi, ariko nageze aho ndavuga ni ibi bintu ndeka mpite mu mwe. Reka ibintu byo kuvuga ngo ndabagarira yose ngo nzarebe ngo ufite amafaranga ngo umwana nguhiye ngo mwiza ngo ufite nyashi ngo mu miryango ikiza. Mu bakristo barimo dufite abakobwa rwose bakijijwe, bafite amataye, bafite uburanga bwiza, bafite imiryango myiza ikomeye, bafite akazi keza, bize amashuri afite, kandi umuntu yari byashobora kuba umuntu wenda yavuga ati reka nterete uyu nguyu. Muri abo benshi kuko iri umuvuga butumwa ufite abantu benshi bagukunda. Uzi noneho kugira ikibazo nta muntu mukundana, noneho ukaba ufite ntabwo ari ubuvuga butumwa gusa, n'ahantu henshi umugabo, igitsina gabo cyose gifite umurimo witwa umwuga. Ariko kandi twirangiriza ko nanone n'abagabo babuze 70% y'abakobwa cyangwa se zingo ziri kubaka muri no minsi ni abakobwa bari kubwira abagabo ko babakunda. Subiramo ku kantu Shafi. Ni ukuvuga ngo abakobwa benshi nyuma yuko bamaze kumenya yuko abagabo babuze, ufite umusheri we bakundana akenshi abamubazana ariko se ko nta kintu wibwira. Ufite uwo bakundana amwereka kamukunda ariko nta jambo aramubwira. Habura iki ngo nterere ivi. Habura iki? Niki niba ari ubushobozi mbwira. Hari umukobwa nigeze kumva agisha inama, umuntu navuze adahita nyumva akabimenya. Aravuga ati runaka ndamukunda ariko icyo mfa nawe mbanye nawe imyaka 5 ariko nta kintu yibwira. Nise ko wakihanganye rwose ugategeza Imana ugasenga. No, nireba ndimo ndasaza, reba ukuntu ndi gusaza n'ubuse ndi kugibwana cyangwa ndimo ndazana iminkanyari. Noneho yarangiza akavuga ati rero kandi kimbabaje nuko mfite n'abandi bahungu bankunda bo barimo barabivuga, ariko uyu nguyu dukundana nta kintu ari kwibwira. Noneho ugasanga umuhungu ari kuri pressure y'umukobwa, noneho akavuga ati se wakitonze ko nshaka kubanza gushaka perime ngabanza ngabona akazi, undi akavuga ati reka naba narabaye umukecuru, ibyo ngibyo sinabyihanganira. Noneho ugasanga abakobwa barimo baribwirira abahungu abenshi ko bagomba kubana, bigasa nkaho ari nko kubiteretera. Rero ni nayo mpamvu hari ijambo riri muri Esani warivuze ngo umukobwa azitirirwa abagabo bangahe, ngo abakobwa bazaza babwira abagabo batereka tuzitunga ariko ureke tukwitirirwe. Nubwo ririya jambo mu buryo bw'umwuka rifite uko icyo risobanura, kuko ariko no mu buryo bw'abareba n'ubundi niko bimeze. Kubundi icyubahiro cy'umugore ni umugabo we. Umugore uko yaba akize kose, uko yaba akomeye kose, uko yaba ari umushumba kose, amavuta yaba afite yose, adafite umugabo biba zero. Kandi urugo rutarimo umugabo bararusuzugura. Nigeze kuba mbona akazi muri joro ntaboneka mu rugo, nkabona urugo rwanjye rutangiye kuvogerwa kuko nahari. Kandi si uko nagiye isafari ngo mvuge ngo simari, none bazi naragiye isafari. Umugabo uza akavogera urugo ngo nuko nta mugabo rurimo adahari. Uzi ngo z'abasirikare ko ruzivogerwa, uzi abagore b'abasirikare, abagore b'abapolisi. Simbavuzeho byinshi aho reka amarenge, ariko ni ukuvuga ngo icyubahiro cy'umugore ni umugabo we. Rero iyo umukristo bivuga neza avanga ubwiza bw'umugabo ni umugore we, ubwiza bw'umusore ni imbaraga ze, ubwiza bw'umusaza ni imvi ze, ubwiza bw'umugore ni umusatsi we. Ndikuba mu buryo bw'ubumana, donc ubwiza bw'umugore ni umugabo. Yego, none ubwiza bw'umugabo ni ubumana. Rero tugiye kuri point warumbajije kuba uri umukristo ugashaka abagabo 5, ibyo ngibyo ntibishoboka. Nta mukristo wakora ibyo, ntago bishoboka. Nimubona umuntu yakoze icyo
muhite mushyiramo umurongo, mushyiremo agakubo. Nta mukristo ukora ibyo ushaka abagabo 5. Bibiliya ivuga iki? Paul yandikiye itorero rimwe aravuga ngo nimuramuka mubanye mukagira ikintu mupfa bikaba ngombwa kumwe ajya ukwe n'undi akajya ukwe, ubwo ni divorce. Ntiwemerewe gushaka undi mugabo cyangwa se undi mugore. Kubera icyo utabyemerewe arabisobanura avuga ngo nuko isezerano muba mwaragiranye rya mbere riba rikiriho, kandi isezerano rikurwaho nuko umwe muri mwe apfuye. Niba rero ushatse umugabo aracyariho, muratandukanye, uhise ushaka wa kabiri, ubwo ni ubushyuhe, iryo ni irari. Bivuze ngo watsinzwe, wavuye mu bushake bw'Imana, nta n'ikintu ufite cyo kutubwira kituganisha ku Mana kuko nta Mana ufite. Bibiliya ivuga iki? Ukora icyaha ni uwa Satani, ntiyigeze amenya Imana, nta niyo azi rwose, full stop. Urumva rero iyo ufashe umwanzuro ukavuga uti ngiye gushaka umugabo wa kabiri nubwo wa mbere twananirana, ugiye gushaka wa gatatu, ntago uba ugikwiriye kwitwa umukristo, nta nubwo uba ugikwiriye kwitwa pastor, ahubwo uba ukwiriye kwitwa indangamirwa. Yes, bisobanure neza. Bibiliya ivuga iki? Yesu yabivuze, Pawulo abisubiramo, aravuga ngo umuntu ushaka umugore wasenzwe azitwa maraya. Bombi mu Rwanda nago tukita abantu maraya. Tuvuga indangamirwa muri Bibiliya batari babihindura se? Muri Bibiliya ntibarandika maraya, ntibarahindura ngo maraya ngo bashyiremo indangamirwa. Siko bimeze? Bibiliya ivuga ngo ushaka, uretse ngasobanure neza, Robert. Ntabwo nshaka kukarenga katage usibye kugoreka imvugo. Maraya ni ukwiriye kurangamirwa cyangwa indangamirwa agakwiye kuba ari umugore wawe. Ko ari wowe wo kurangamirwa. No kugira ngo babisigirize, kugira ngo abantu bumve ko ari ibintu bisanzwe, ari ho ni harimo umwuka. Ubuse sinzi irindi zina numvishe bitabatinganye kugira ngo akazina keza bishakiye. Ibaze inigafata umwana azajya akora yumva bafite akazina keza agire ngo ni ibintu byiza. Kuki umuntu mwita ngo no kurangamirwa? Umugore washatse niwe wagakwiye kurangamirwa. Niwe wagakwiye kuba indangamirwa. Umugore wuzuye wo mu rugo niwe wagakwiye kuba indangamirwa. None se Roba, marayi ibindangamirwa iti barayirangamira ngo bigende gute? Reba urugero. Mutesi yabanye n'umugabo wa mbere, baratandukanye. Umwe muri bo yasenze undi. Ntabwo tuzi wasenze. Shobora kuba ari umugabo wamwirukanye, cyangwa se shobora kuba ari n'umugore wafashe umwana akavuga ati urugo ndahukanye nduvuyemo. Abo rero abo bose bananiwe urugo. Icyambere ni ibibazo, ni ibyago bagize urugo, ntago twakishimira ko urugo rwasenyutse. Nyuma y'uko urugo rusenyutse, ijambo ry'Imana rivuga iki? Ijambo ry'Imana rivuga yuko utagomba gushaka undi mugabo, cyangwa wowe mugabo utagomba gushaka undi mugore. Nuramuka ubikoze, yaba uwo mugore ugiye gushaka, mwembi muri maraya. Nuramuka nawe ubikoze mugore ugashaka undi mugabo, yaba uwo mugabo ugiye gushaka nawe azaba maraya kuko ashakanye n'uwasenzwe, nawe ukaba maraya nawe akaba maraya. Rero gusambana no kuba umusambanyi ni ibintu bibiri bitandukanye. Dusobanurire. Umuntu wasambanye ni umuntu waguye mu cyaha. Urugero, ndamutse mpuye n'umukobwa cyangwa undi mugore wenda nka akanshuka cyangwa se nkamushuka tugasambana, ariko ejo nkihana Imana ikambabarira ngakomezanya n'umugore wanjye, ubwo ni ubusambanyi nkoze. Noneho kuba umusambanyi cyangwa se kuba maraya, kwifatanya na maraya, umva se kuba umusambanyi cyangwa se kuba maraya ni ugutura muri icyo cyaha, kikaba ubuzima bwawe ukakigiramo ubuturo. Urugero Roba, urugero Roba, niba umuntu washatse umugabo wa kabiri cyangwa wa gatatu cyangwa wa gatanu bakabana, azagenda yihananga Imana imbabare ubusambanyi, ari buze nijoro akongera, ejo akongera, mu gitondo akabibyukiraho, akongera akabiraramo, aracyari mu busambanyi. Hari akantu ngiye kuvuga abantu badukurikiye mu gatekereze neza. Hari umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo aho yaciye nta rwango ruhaca. Cyo ni icyambere, sibyo? Undi wa kabiri ntago ari umugani ariko ni igitekerezo cyanjye. Muri recherche nabonye umukobwa n'umusore, umugabo n'umugore bambaranye, sibyo? Tentative zose zabaha guhura barongera. Ibingibi abantu bashobora kutabyumva nanjye, ariko mu zero experience ngiye nabonye n'ubuhamya ngenda bw'abantu nakira.
umugore n'umugabo baryamanye, amahirwe yo kongera kuryamana ni menshi cyane kurusha umugore n'umugabo batararyamanaho. Yego, kubera yuko iyo mwaryamanye iyo muhuye gufungura ayo marembo biroroha. Satani ahita abaha igitekerezo ahita avuga ati ibuka bya bihe. Uribuka ukimubona ahita hazamo ya shusho muri gusomana, hakazamo ya shusho yambaye ubusa. Uko ishusho igenda iza mu maso yawe niko bibyutsa irari muri wowe. Uko irari ry'umubiri riri kubyutswa n'amashusho yabayeho mu gihe cyashize, niko mwembi kwifata bibananira. Ugatangira, hari n'utugambo nyine Satani akubwira, ugatangira kumubwira ati ubundi wongeye ukama wabiki ubundi se ko namuhaye. Hari imvuga abantu bakunda gukoresha, nise ubundi hari icyo ndi bujyane sinyigusigira, hari ikintu uri bube. Urumva utuntu nk'utwo ngutwo tugiye dutandukanye. Rero ubundi umuntu watandukanye n'umuntu bakoranye icyaha, waguye mu cyaha cy'ubusambanyi, uburyo bwiza bwo kwihana icyo cyaha ni uko wirinda kubonana n'uwo muntu. N'inzira ikujyana iwabo ukayizibukira ukayitera umugongo, mwanahura ukwiruka. Icyo cyaha ubundi uriruka. Nta bintu byo kuvuga ngo nzihangana, ngo n'ubundi ngo ntazamfata ku ngufu. Mu mpano z'umwuka wera harimo impano yitwa kwirinda. Aho kugira ngo ujye gusura umuhungu muri ghetto w'umu ex wawe uvuga ngo nzifata, ngo ubundi se azamfata ku ngufu. Ntazagufata ku ngufu, ariko Satani nta muntu ajya afata ku ngufu, ahubwo aragushuka. Iyo agushuka umusore bitangira kubwira ngo sheri, nubwo nagutera inda n'abana tuzabarera. Akakubwira utuntu twiza, ubundi n'umugore wanjye nta nubwo mukunda, n'urugero nikundira wowe, mbona uri mwiza, sinzi impamvu nahubutse gushaka, iyo mba ntarashaka ni wowe mba ntwaye mu rugo, n'ubundi mbirimo ndavuganye n'umwavoka kugira ngo bakore divorce. Urumva mfasha ndi imfubyi. Buriya hari ikintu, buriya ikintu bita urukundo ruba mu marangamutima. Amarangamutima, urukundo ni amarangamutima. Rero amarangamutima, iyo ibibazo biba ku muntu runaka, ushobora kuba ari ubupfubyi, ushobora kuba ari ibibazo, ushobora kuba ari uburwayi, bituma uwo mudahuje igitsina arushaho kukugirira santima kubera impuhwe agufitiye. Impuhwe n'urukundo ni ibintu bisa nkaho bituranye, biri kumwe. Urumva umuntu ukugiriye impuhwe burya n'urukundo ruri hafi. Rero umuntu rero kugira ngo yitwaze ngo ndi n'imfubyi, kugira ngo utangire umugirire impuhwe, n'umugirire impuhwe rero sasa nibwo na rwa rukundo ruzazamo. Hari n'igihe hari n'umusore ukubeshya, akabeshya nk'umusore ngo narwaye sheri, akivwaza akipfusha. Umukobwa akaba yararahiye ko atakinjira muri ghetto y'umusore, ariko akavuga ati sheri wanjye ararwaye, ntamusuye cyaba ari ikibazo, ntamusuye cyaba ari ikibazo, kuko ntago naba ngaragaje ko mukunda. Kandi sheri nabuze umuntu njyana kwa muganga, abantu bose ntibanyitayeho, banza abantu bose banyanga. Ese ubu koko ndi mubi kuri uru rwego? Ubu se koko nawe wabinkora? Nubu koko mbure umuntu mba hafi? Noneho shira akavuga ati kandi ni umutego, ariko iyo wubashye Imana niyo ugeze aho ngaho urahamya. Rero twari turi kuri iyo point, urabona umukristo ayoborwa n'ijambo ry'Imana, ayoborwa n'umwuka wera. Icyaha cy'ubusambanyi, icyaha cyo gushaka umugabo wa kabiri, ni icyaha Bibiliya yanga urunuka, ni icyaha Paulo yabujije, ni icyaha na Yesu yavuze. Kugeza ubwo babajije Yesu aravuga ati noneho gushaka turumva atari byiza. Arababwira ngo abantu benshi ntago bahawe kudashaka. Hari abagizwe ibiremba n'abantu, hari ababihisemo, hari n'abahisemo kuba ubwabo bakiha Imana bakavuga ngo ntago tuzashaka. Rero umuntu w'umunyedini, reka tumwite umunyedini, umunyedini niwe ushobora gushaka umugabo wa mbere, agashaka uwa kabiri, agashaka uwa gatatu, agashaka uwa kane, n'undi wenda yashaka ageza no ku bagabo 10.
umunyedini ushobora kuba yabikora. Yes. Twemeje ku munyedini nyine kugira ngo abantu babisobanukirwe. Hari abantu bahuza ubukristo n'ubunyedini n'ubupagani. Noneho mu isosiyete yacu nkano mu Rwanda tuzi ko abapagani niba abantu banywa inzoga banywera amatabi nibo abanyamadini bita abanyabyaha. Noneho ariko wakora ubushakashatsi ugasanga ahubwo abanyamadini bakora ibyaha n'ibizira, sibyo, kurusha abitwa iki abanyabyaha. Izi mpamvu binagaragara ibintu byo bikazamo itoroshi nuko baba bashaka kwiyitirira ubukristo. Urumva bari muri rya jambo riri mu byahishwe ngo ntibakonje ntibanabizi. Rero umuntu nabona umunyedini yakoze ikintu runaka nimukabikonfonde n'ubukristo. Nicyo kintu gituma n'abantu babakonfonde, sibyo? Ubukristo bukaba bufite ikintu busaba, ubunyedini bukaba bufite ikintu bushyiraho, sibyo? Donc n'umunyabyaha bukaba bufite ikintu bushyiraho. Buri umunyabyaha niyo yarongora makunyari nta kibazo, ariko umunyedini yabikoze bibi nkuru. Ikintu cya mbere kiranga umunyedini, tubwira abantu badukurikiye, umunyedini ibyo akora byose aharanira gushimwa n'abantu. Umunyedini akiranuka aho abantu bamureba, yagera aho batamureba agakora ibyangwa n'amaso y'Imana, kuko azi neza ko n'ubundi n'ijuru ntaryo ateze. Dufite abantu b'abanyedini bakoreshwa ibitangaza, kandi nyine abanyedini bararutana. Hari abanyedini bakoreshwa n'ibitangaza, ba profete banahanura n'ibintu bigasohora. Kandi kuba bahanura ibintu bigasohora bagakoreshwa n'ibyo bitangaza n'indwara zigakira si ikimenyetso cy'uko atari abanyedini, ari abakristo. Kuko Yesu yavuze ko tutazabamenyera ku bitangaza, ku buhanuzi, yavuze ko tugomba kubamenyera ku mbuto zabo. Mu bintu Satani adashoboye gukora no guhisha imbuto. Imbuto ntashobora kwera imbuto z'abihanye kuko ntiyihanye. Satani ntashobora kwera imbuto z'abantu bihanye kuko ntiyihanye. Na n'ubu ahora yumva ari mukuri, ibyo arimo nibwo buryo bwe, ashaka bimurimbuze, ashaka bimere gute n'abamukurikiye. N'ikintu kibaranga cya mbere cy'abantu bakorera Satani, abantu bazanareberaho, ni ubwibone bahuje na se wabo ari we Satani. Ukora ibyaha wese ni uwa Satani, kandi ubwibone bubanziriza kugwa. Ubwibone buri mu bakozi b'Imana bagiye batandukanye ni ikimenyetso kitwereka yuko kitwereka sebuja wabo uwo ari we. Icyambere bazakiranuka aho abantu babareba, bashimwe n'abantu, babakomera amashyi, ndetse n'ibiganiro bakora birebwe, ndetse rwose no muri comment nubonemo na comment batuka. Uzi impamvu nta comment batuka ibarimo? Uwakanditse comment abatuka arabizi ko adakwiye kurwana iyo ntambara yo gutukana, kandi nawe azi ko ntago yagakwiye kurwana iyo ntambara itukana, kubera yuko intambara turwana twebwe si iy'umubiri, ahubwo turwana intambara y'umwuka yo kubashyira ku mavi tukabasengera. Ariko babandi bandika amakomantere yo kubashimagiza, yo kuboshya sha, ari amakomantere yo kuboshya, nuko baba bahuje irari. Kubera iki? Ibyo uwo muntu aba akora muri uwo mwanya ni nako nibyo yagakwiye gukora umushyize muri uwo mwanya nawe agize gute arimo. Rero iyo tuvuze abantu bahitemo, abantu bahitemo, kuko guhitamo nicyo kintu Imana yahaye umuntu agomba gukoresha kandi afite uburenganzira. Hari ijambo nkunda kubwira abantu yuko Satani ntago ajya afata ku ngufu abantu ngo abakoresha ibyaha. Arabanza aragushuka akakubwira igitekerezo, aguha idi. Urugero ku cyaha cy'ubusambanyi, kuruza ufite ubukene, uriya mugabo akaba afite amafaranga, kubona watandukanye n'umugabo wa mbere, wakishakira undi mugabo ko ubuzima buzoroha, abantu bazakubaha, ntuzongera kurara mu ishuka wenyine wipfunaritse nk'ipine. Urumva wowe numushaka ubuzima burahinduka, urabaho unezerewe, bya byishimo wabuze wanyazwe uzongera ubibone. Si igitekerezo gwaye Satani. Hari ubwo gushizaho imbunda ngo ubikore ku ngufu, nawe ugahita ukora amahitamo. Icyo gitekerezo ukacyemera cyangwa se ukacyanga. Iyo rero ucyemeye uba wemeye kuyoborwa na Satani. Abayoborwa na Satani nibo bana be, n'abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'iki b'Imana. Kandi niyo ukoze ibyo kamere yawe irarikiye, uba uri mu ruhande rwa Satani, kuko
abantu bayoborwa na kamere, batwarwa na kamere, ni nabo batwarwa n'amategeko, kandi amategeko yashyiriweho ibigande, kandi abari mu cyanya cyo gutwarwa n'amategeko imbere y'Imana ni ibivume, kuko umuvumo w'amategeko bariho, banze gucungurwa na Kristo kuko yaducunguye umuvumo w'amategeko. Rero njyewe iyo mbirebye nkabona umushumba, nkabona ashatse umugabo wa mbere, uwa kabiri ageze kwa gatanu, siwe mbabarira kuko ibyo abakora ababizi, ahubwo mbabarira babandi ashumbye, bariya ashumbye ari kubwira ngo ari kujyana abantu mu ijuru, iryo juru we atazageramo, atagezemo, azarigezamo abandi gute? Ku mugoroba narenganiye n'umusaza maze ibirego, buriya ugane n'abakuru umenya amakuru. Yego. Arabwira ati ntimukajye murenganya abantu, ubu ngiye nafashe umwanzuro sinzongera kubarenganya. Impamvu aba bigishwa ba Yesu Kristo n'izi ntumwa ze bemeye guha isi bakayirekura, barahishuriwe, bareba gakondo itagira akagero, barakora komparezo. Rero umuntu utarahishurirwa ngo arebe gakondo, uriya impamvu ba Stefano bemeye guterwa amabuye akavuga ati reka mbonye ijuru n'intebe yayo, sibyo? Na ba Pawulo bavuga ati narinzi ibyo kwizerwa, nihishurirwa bari baragize. Umuntu rero utarahishurirwa, ikintu wamwingingira Imana ni kumusengera Imana ikamuhishurira akamenya ko. Ikindi Roba, abantu bahishuriwe umurage w'abana b'Imana, bagahishurirwa ibyiringiro by'abizera, bagahishurirwa imigisha iri mu gakiza, hari imyanzuro ikomeye bafashe. Duhereye kuri Mose, Bibiliya iratubwira ngo yabonye ko kwitwa umwana wa Farawo atari byiza kuruta uko yakemera kuba umucakara hamwe n'ubwoko bw'iwabo bw'Abaheburayo, yemera kujya gukoreshwa uburetwa n'uwakamubereye se, kuko azi neza yuko azababazwa igihe gito, ariko ikindi gihe ari nacyo kizabaho iteka ryose, akazabaho yishimye ari kumwe n'Imana. Abantu bahitamo indamo, bahitamo ibifatika, baba barebye hafi nk'inkoko, kubera yuko ibi bifatika birashira. Iyo udapfuye ngo ubisige urahomba. Nta bantu tuzi se barabakire uyu munsi batarabakire. Nta bantu tuzi se barwara uburwayi bya bintu bakabyivuzamo. Nta bantu tuzi se babishaka iby'isi ariko bakarinda imitsi y'ubwonko iturika kubera kutaryama no gusinzira bakibishaka, bakanabisiga bikaribwa n'utarabiruhiye. Abantu rero bahishuriwe ubutunzi buruta zahabu buri mu gakiza, bemera kubabazwa hano mu isi kumeze nk'igihwayihwayi, bemera guhura n'amakuba, bemera guhura n'intambara, bazi neza yuko bahishiwe. Bahishiwe. Urugero nka Yosefu aho kugira ngo akore icyaha, yemeye kujya muri gereza, yemeye kugurishwa, yemeye kujya muri biriya byose. Byari gushoboka yuko yemera kuryamana na muka Potifari, ariko aravuga ati databuja nubwo yamaye byose ariko ntiyamaye umugore we, kandi sinakora icyaha gisa gityo mu maso y'Imana. Afata umwanzuro wo kugira ngo uzi kujya gusambanya, gushyirwaho dosiye yo kujya gusambanya uhagarariye abajepe. Tegeza nko mu Rwanda yishyizweho. Noneho Yosefu aravuga ati noneho iyo kesi muyinshireho, aho kugira ngo ngewe ncumure nkore icyaha mu maso y'Imana, yemera kujya muri risk, yemera kujya mu bibazo. Ariko uyu munsi abantu kubera inzara bemeye gushaka abagabo 5, kubera inzara na hiti bemeye gushaka abagabo 3, bemeye gushaka abagabo bangahe, bazi neza yuko Imana ibyanga. Yesu yabivuzeho, Pawulo yabivuzeho mu nzandiko zirenga 4. Ubundi kintu Yesu yagarutseho abantu bajya bakitonda. Arakarikana nabonye ku mwana w'umuntu uko yibagirwa amakuba yaramugose n'ibibazo byari bimuriho.
niko yishuka ko afite umwanya wo kubaho ku isi. Yes. Hari uwo mu gatabo k'umugenzi wo bita Munyepfa. Munyepfa yashakaga ko ibintu bye babimuhereza nona. Mu ibintu byanjye nona hambijwe nona. Mu mereza utwanjye nona. Nka wa mwana w'ikirara. Mu bimereza ibyanjye nona ndabishaka nona. Imodoka ni nona, imyambaro myiza ni nona, kujya Dubai ni nona. Byose mbishaka nona. Ibya Satani ubundi biriruka. Ariko kujya abantu mudashaka ko tuvuga Bibiliya nk'ukwiri. Niba umwana yicaye akabati mu mutwanye ntwaye. Muporeze. Mu ibyanjye. Nturye. Nona. Ugahora n'undi uvuga ati kutugira ni nona. Uko abantu bataniye ko udashaka kwa. Noneho iyo uvuze ngo ibyawe babiguhe nona, hari ikintu mbona. Mbonamo yuko udafite umutima wo kwihangana. Niba rero nta mutima wo kwihangana ufite, biragoye ko wajya mu ijuru. Kuko ijambo ry'Imana rivuga iki? Riravuga ngo hahirwa uwihangana akageza ku mperuka. Hahirwa abihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo buhoraho. Rero niba ubuze kwihangana ugashaka ko babiguha nona, nutabibona nonaha hari ikintu kidasanzwe uzakora. Hari ikigabo kizagutwara, hari igisaza kizagutwara, hari umusiramu uzagutwara. Uzi ko umuntu ashaka buriya nta musiramu wapfa kugushaka uri umugore utemeye kuba umusiramu. Hari igihe umukristo avuga ati nshingiye ku mafaranga y'uriya mugabo ndajyayo n'ubundi nzamuhindura. Uzamuhindura nkande wowe uhinduye bangaye kuva wakizwa. Nawe afite gahunda yo kuguhindura. Nawe afite gahunda yo kuguhindura. Nibyo Imana yabwiye Abisiraheli. Hari umusamariyakazi wahuye na Yesu ku iriba. Umwe yamubwiye ngo yabonye ibyanjye byose. Amubwira ngo nabonye ibyanjye. Wabonye donc ntangajwe n'umuyuda ubonye ibyanjye byose amwishurira. Yaravuze ngo uri Mesiya. Yaramutumye iki? Yamubwiye ati umugabo wawe ari. Yaramubwiye ati niba ushaka ko nguha amazi genda uzane umugabo wawe nibwo nyaguha. Undi rero suko nta mugabo bararanaga, yari afite n'uw'iryo joro, yari afite n'uw'irindi joro, mbese afite nka batanu nk'abo turi kuvuga uyu munsi. Ariko aravuga ati barasabanye. Mbivuge neza yuko abo bagabo Mutesi yashakanye nabo nta numwe urimo we. Nta numwe urimo mwajyanye mu murenge. N'uyu nguyu bajyanye mu murenge ntago ari uwe. Cyakoze abantu bazi ko ari uwawe, na leta irabyemeza ko ari uwawe, n'idini rirabyemeza, n'abapasiteri bahaye amafaranga bazabyemeza, n'abakiriya bazaza. Hari n'abapasiteri dufite bafatanyacyaha. Hari ikintu bita kuba umufatanyacyaha mu mategeko. Iyo ufashe umuntu uzi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ko umugabo agomba kugira umugore umwe, ukaba uzi neza uwo muntu ugiye gusezeranya kuko n'abasezeranya utazi, uzi ko afite abagabo bangahe bagera muri 5, wowe ukishyiraho sharije yo kujya kumusezeranya, uri umufatanyacyaha. Igiti nikigwa ni mwese kizabaguye. Warasomye ijambo kuko ntago wajya kwa pasiteri wo gusezeranya. Iri jambo Paulo yandikiye Timoteyo ritakuriho. Umuntu niyifuza kuba umwepiskopi ngo azaba yifuje umurimo mwiza. Sibyo? Ngo ariko akwiye kuba hari umugabo nk'umugore umwe. Twemere ko Yesu yavuze ngo nta muyuda nta mugereki ntaki. Reka tubikoreho kontrere. Sibyo? Akwiye no kuba ari umugore w'umugabo umwe. None uyu munsi ngewe nasuye cano yitwa Ihumure. Sanga umugabo witwa Rugano ari kurahira n'uwitwa Pastor Mutesi n'urugero. Umwana we ubwe nk'umuhamya. Buriya tugeze mu isi nziza, video zijya hagaragara. Umwana ari kuvuga ngo nshimiye Imana wenda mama nagazongera kujya ku rusengero. Sibyo? Mama nagazongera kujya ku rusengero atari kumwe n'umupapa wundi. Kandi uwo mwana uri gushimira Imana ngo mama nazongera kujya ku rusengero atari kumwe n'umupapa. Papa we n'ubundi ari ku murindi. Urumva? Donc uyu munsi urumva iyo ashenaje urwo rusobe. Ngo hari n'abahita bakuvuga ngo ikora ikiganiro kuri Mutifu. Umuntu tureka kuvuga ukuri uri kumva ko Yesu ari wenzira n'ukuri n'ubugingo. Ndopati n'intsindwe ariko ntere gutuma n'abandi batsindwa. Birashoboka pe twambaye umubiri. Sibyo? Ndakunda gutanga urugero, hari igihe tuvuga ibintu ngo twambaye umubiri. Ariko niba natsinzwe kukimitamo ko n'abandi batsindwa.
ubundi Robert urabona hari abantu bakijijwe uyu munsi, hari abantu bakijijwe uyu mwaka, hari n'abantu bakijijwe umwaka ushize. Iyo umuntu agikizwa aba ataramenya aho ibintu biva n'aho bigana. Bameze nk'umwana muto yavutse. Iyo abonye umuntu wigisha neza, ubwiriza neza, uvuga ibintu by'ubwenge washyira muri logique, ukumva nibyo, waba umusilamu ukumva nibyo. Dufite abantu babwiriza bavuga ko bari gukorera Imana, ibyo bavuga bikaba bitatuma abantu bakizwa, ahubwo bikaba byatuma abantu babona ko ari abanyabwenge. Kanongeraho n'akandi, dufite n'abandi bantu bavuga ko babwiza ubutumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana, inkota itwika ityaye ishengura imitima, yihanisha umuntu ibyaha kubireka. Aho ugasanga umuntu abantu bamukomeye amashyi baradire gusa, umusilamu avuga ko agukunda, umukatolika avuga ko agukunda, umudiva. Uzi impamvu umusilamu avuga ko agukunda? Nuko nta kintu uvuga kimubangamiye. Nta Yesu wabambwe akazuka uvuga, ntago uvuga ko ari Imana, ahubwo uvuga ibintu bimufasha gukora business neza, ahubwo uvuga ibintu bivuga biti niba uri umugabo ukaba ufite umugore akaba yarakunaniye kuba washaka undi nta kibazo kirimo, ahita yumva ari byo. Uyu muntu azi ubwenge, agahita agendera muri uwo muntu. Niba ukumva umuntu arigishije ati si ngombwa ko abantu bagupostinga, ngewe ubwanjye nishyiraho nifata amaselfie nka 70 nkayashyira kuri status nkayapostinga. Ugomba kwikunda, nutikunda ntawe uzagukunda. Ibyo bintu hari umuntu wabwira kwikunda akabyanga? Bisaba kuba ukijijwe cyangwa byagufasha kujya kuri Kristo. Icyo gihe abantu bazumva ibyo uvuga nibyo, kandi bizakora na trend, bigenda ahantu hose. None nimara kujya ahantu hose avuga ati uyu mupasiteri turamukunda, nise umukundira iki? N'inkundu ibintu avuga nibyo, ibintu avuga nibyo. Kumva umuntu arigishije ni rwose. Imana ivuga ko ikunda abayikunda, abatayikunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. None kuki Imana insaba kugira ngo ngiye nkunda abanzi banjye? Ukumva ibintu avuze agahita avuga ati ngewe sinyibeshye, nzakunda abankunda, unyanga nanjye zamwana. N'Imana ibimenyere ko ari ukomeze. Yavuga ibyo, ba bandi nabo bafite iyo kamere yo kwangana, y'urwango muri bo, bagahita bakora iki? Bakavuga ati uyu muntu ibyo avuga nibyo, arimo umwuka w'Imana. Ese iyo Mana arimo ni uyu mwuka umurimo w'iyo Mana ni yahehe? Ivuguruza iby'ijambo ry'Imana ryavuze. No kuvuga ngo rero abantu, hari abana bagikizwa baguye cyane mu mitego ya bamwe mu bashumba babashyiramo. None Robert mubaza ikibazo, ndibaza abakristo, nanjye nibaza abakristo bayobowe na Mutesi. Ikibazo cya mbere, ni bangahe bazubaka urugo rugakomera? Icya kabiri, abakristo ese azabayobora bageze mu ijuru neza, kandi no kuyobora urugo rwe byaramunaniye? Nubwo umugore atari uyobora urugo, umugabo ni uruyobora. Edayeri nuko yari yindi topic. Umugabo niwe muyobozi kuko niwe mutwe, umugore akayoborwa. Umugore araganduka, umugabo akayobora. Dusipoze ko wenda mu rugo bari uyobora da, niba atabasha kuyobora ibyo mu rugo bigapfa kugeza ubwo ufashe divorce akafata n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane gukomeza, umuntu yaba arakireka afashe calculatrice. Ubwo icyo gihe mu itorero ubwenge atakoresheje yubaka urugo azabukoresha arimo arayobora abantu abajyana mu ijuru. Paulo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi azaba yifuje umurimo mwiza, agomba kuba afite umugabo umwe. Icya kabiri, azi gutegeka neza abo mu rugo rwe. Arabisobanura avuga ati impamvu mvuze ko agomba kuba azi gutegeka abo mu rugo rwe neza nuko naba bizi kubategeka neza, n'itorero azabasha kuritegeka, azabasha kuriyobora. None urugo rurakunanirwa abantu 5, 3, 7, uje kuyobora ibihumbi n'ibihumbi byo kuri YouTube, uje kuyobora ibihumbi n'ibihumbi byo mu itorero, muri church uyobora. Tutagiye guca ibintu ku ruhande, mu by'ukuri intego yanyu y'iryo torero uyoboye ni iyihe? Ese
niyo kugira imibereho myiza hano ku isi mukabaho neza. Ese ubundi kubaho neza ibintu bigenda bipfapfana uko niko bita kubaho neza? urugo rushobora kuba ijuru rito, rishobora no kuba gereza, niko abantu tukunda kuvuga, sibyo? Cyangwa se gehinomu ntoya. Ariko kandi tukiri aha ngaha dukwiriye no gusengera n'ingo muri ino minsi. Robert, ingo zaratatswe byonyine nk'agace mba ndimo njyewe ntuyemo n'urugero, hamaze gusenyuka ingo nyinshi zirenga 5, kandi umufiririzo rumwe ruvaho hajyaho n'urundi. Mu bintu Satani arwanya harimo n'umuryango, kandi mu buhamya bwinshi bwakirwa kuri YouTube n'aba content creator nyine n'abanyamakuru bagiye batandukanye, ubuhamya bakunze kwakira ni ubuhamya bw'ab'ingo zananiye kurenza ubuhamya bw'abubatse urugo rwabereye rwiza, rwo bahiriwe n'urugo. Noneho ukibaza, iyo ukomeje kubabona cyane uhita wibaza ngo se nta muntu n'umwe mu Rwanda dufite wubatse urugo basi rwiza ngo bamuhe mikoro atubwire ibanga yakoresheje. Hari ushobora kuvuga ati ujyayo uri igicucu, komeza urata umugabo wawe sha. Hari abana b'abakobwa ahangaha bazi bavuga ati kandi na Satani wari washima Imana ku kintu, ndashima Imana ko wenda inzara wenda yagiye mu rugo iwanjye ukabivuga, ugataha noneho ejo ukabura n'icyo urya kubera ko Satani yaguhagurukiye. Rero hari ugushima Imana yuko ufite urugo rwiza, Satani akaguha ibitero noneho byasimusiga rukaza rukajya hasi. Ariko ntidukwiye kureka gushima Imana ngo kugira ngo Satani atatugabaye ibitero. Dufite n'Imana iturwanirira. Pawulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Byose ducamo tunyuramo, Imana ntizadusiga, ntizaduhana, kandi duhetse ku mugongo wayo. Ingo rero zo muri ino minsi Imana izifashe, ariko kandi abantu benshi imitekerereze yabo bamaze, kandi subona ibi bintu Roba, ibi bintu uzabureba ikintu bizatuzanira. Ibintu byo gushaka umugabo uwa mbere wa kabiri wa gatatu n'umupasiteri agashaka undi mugore, agashaka n'uwa gatatu agahora muri ibyo. Reka nkubwire, mbahanurire, ntago umugabo wa kabiri wa gatatu uzashaka azaza ari mwiza kuruta uwa mbere. Ndabahanuriye rwose, simbanze kuvuga indimi, ariko ndabahanuriye. Kubera iki? Icya mbere, uwo mugabo ugiye gushaka cyangwa uwo mugore wa kabiri wa gatatu ugiye gushaka, icya mbere ntari mu bushake bw'Imana. Niba rero ugiye kubaka urugo Imana itarimo, ugiye kwitereka imbabura ku mutwe, ugiye kwishyiraho umuriro ku mutwe. Kubera iki? Kubera yuko urugo Imana itarimo ruba rurimo Satani. Itegure ko Satani ntuzakora imirimo Satani adashaka. Itegure kuko urugo rurimo Satani hari utuntu tubiranga. Utwo tuntu umugabo iyo utangiye kubyibuhuza n'ibicece, abona utwana dufite imbavu ndende, akabona utwana dufite n'imiseke igoroye, akavuga atereka aba ari two nigiraho. Niba waramutse nabi wenda uvuga ati sheri nyihanganira, wenda ibyo gutera akabariro uyu munsi tubireke, ahita avuga ati hari abandi bana batanduye, kangende mbirebere. Ubwo ni urugo rurimo Satani. Urugo rurimo Satani niyo bagiye bamwimye, akajya gutereta n'ahandi bakamwangira. N'urugero, aranikinisha. Wari uzi ko umuntu anikinisha kandi afite nk'umugore yubatse urugo, cyangwa akajya ubutinganyi. Urwo ni urugo rurimo Satani. Rero abantu bakwiriye kubaka urugo ariko n'Imana irurimo. Kubera iki? Bibiliya ivuga ko urugo rwubakwa n'Imana. Ibintu n'amatungo ubihabwa n'ababyeyi bawe, ariko umugore mwiza umuhabwa n'iki? N'Imana. Niba umugore ugiye gushaka, mugabo udukurikiye, atari mu bushake bw'Imana, menya ngo ari mu bushake bwa Satani. Niba ari mu bushake bwa Satani azakwirimburira. Kandi ikintu abantu bakwiye kwitondera mu bakozi b'Imana, buriya Satani ashobora kukuburira ahantu hagiye hatandukanye uri umukozi w'Imana, ariko akakubonera mu rushako. Mu rushako. Kubera iki? Bibiliya ivuga ko umwanzi wa mbere ni uwo mubana mu nzu.
n'uwo mubana mu nzu, abandi baba baza ari inyuma. uwo mwana arakwirangiriza uwo mwanzi arakwirangiriza burundu, akagushyira hasi. Abazi ibyo ukunda, abazi ibyo wanga. Ubundi niba umugabo ari generali, niba umugabo ari majoro, umugore aba ari generali mu rugo. Kubera iki? abazi intege nkeya zawe. Uriya abagore banaduhagurukiye nta nubwo twababasha n'abagabo, ntabwo twababasha, ariko dushimiye Imana yuko urugo rwubatswe n'Imana ruri mu bushake bw'Imana. Iyo umugabo azamutse, umugore aca bugufi. Iyo umugabo ahuye n'ikibazo gishobora gutuma cyangwa se akagabwaho ibitero n'abakobwa runaka cyangwa abasore runaka baje gusenya urugo, ikintu kiba rero ni iki? Ikintu kiba ni uko wa mugabo aba ashikamye mu Mana, aba ashikamye mu ijambo ry'Imana, ashoreye imizi mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu n'ibitero byose bigabwa ku rugo, iyo rwubatswe ku Mana, iyo rwubatswe mu Mana, haza imiyaga igasiga rwa rugo rugize gute? Rukomeye. Robert, urugo rwubatswe n'inuza, rwubatswe mu mugambi wa Satani, niyo amagambo aje ararusenya. Urugero, iyo bakubonanye n'undi mugore uri umugabo, urugo rwawe rwubatswe na Satani, hari abantu baba biteguye guhita bajyana inkuru ku mugore wawe n'amafoto. Utuze ahantu twamusanze, uzi ibintu bari bavuyemo, uzi ibi n'ibi. Noneho hari ibintu byaje bya editing, aho bafata ifoto bakazihuza zigasomana. Tekereza umugore wo mu cyaro cyangwa n'undi, si mu cyaro ni mu mujyi, aho bafata umugabo n'umugore bagafata ifoto bakabihuza bagasomana rwose. Noneho tekereza iyo urugo rwubatswe rero na Satani, akibibona ahita avuza induru. Safi, uyu munsi abantu badukurikiye iyo tuganira ibi nimukajye mubirebera muri yangere y'ibitekerezo bigufi. Yego, uyu munsi artificial intelligence, ngiye Robert nshobora kwicara nkafata ijwi rya Shafi ndikuye mu kiganiro, nkaboherereza nkavuga ndashaka gukora ikiganiro gifite irijwi, nkahita nandika n'amagambo uri kumva riramvugira. Ubwo nuwango ni audio irankorera. Yego, nkahita fata n'irindi ry'undi mukobwa runaka naryo nkarikora, nangiza nkahita rohereza umugore wanjye nkavuga ati mva iby'umugabo wawe yirwamo. Yes. Noneho ubwo kurwubatswe na Satani, urwubatswe na Satani hari ikintu kibamo, ntago bizerana. Yego, akaje kose kararusenya. Iyo bazanye amagambo rurasenyuka. Iyo haje ifoto nubwo yaba ari edit rurasenyuka. Iyo haje amajwi nk'uko rurasenyuka. Hari abagore nshima, ubundi ngewe na amagambo ngo uranzanira amagambo ngo umugore ngo wanjye ngo ibiki n'ibiki. Icyambere ngo baza niba naraguhaye akazi ko kumundebera, icyo ni icyambere. Kuko ikiba giteye umugabo cyangwa uwo mugore kukuzanira inkuru zivuga nabi umugore wawe, nubwo byaba ari byo, umwuka ubiri inyuma ni umwuka wo kugira ngo arusenye, abateranye. Ahubwo nibaza ubwenge bafite n'impuhwe, yakoze iki? Yagasanze wa mugore akamubwira ni umurongo urimo n'ibyo uri gukora ntabwo ari byiza. Nuramuka wongeye akamutera n'ubwoba, nzabibwira umugabo wawe. Buriya ibigabo bica inyuma abagore babo n'abakobwa n'abagore baca inyuma abagabo babo, batinya ko abagabo babo babimenye. Barabitinya ku buryo n'ubwo wamubwira ni amafaranga miliyoni 5 yayaguha kugira ngo utazabifuka. Uraho kugira ngo ujyane inkuru mu rugo yo kurega umupatina n'urugero, wajya kubwira umupatina amakosa akora ngo ati gabanya, uramubwira ni gabanya, ibyo uri gukora ntabwo ari byo. Umuntu w'umubyeyi nkawe ntago akwiriye guca inyuma umugabo. N'icyo waburanye umugabo wawe ukajya kugira inama umugabo, wa mugabo we n'icyo waburanye umugore wawe. Ese hari icyo ujya kureba kuri uriya mugore adafite? Ese umugore wawe niwamukunze umukunze, niwamushatse umukundana, niwari wamushimye? None se n'iki gitumye umurambirwa nonaha ukamuhararukwa nonaha? Ese ntutekereza ko ari imyuka mibi yabatatse? Niba ari umukristo ntubona ko ukeneye gusenga Imana? Ubundi nicyo mu Rwanda yavuze ngo usenya urwe umutiza umuhoro. Nibajije kenshi kubera iki umutiza umuhoro, nza gusanga impamvu nuko umuntu ujya gusenya urugo aba yarabitekereje. Noneho shaho
yagisha n'inama mugiriye ngo ako gasuzuguro nanjye sinakihanganira ibyo uwagishije inama nawe akamuroha ati atuwa mugabo ni inyamaswa ibyo bintu yarabikoze ntiyarabikoze naho ubwo urakomeye ntari njye mba naragiye urumva noneho akagisha inama undi ngo agatinyuka agakora ibyo nukaba ugihari ntazagusuzugura ntuzagenda umare iwanyu nk'umwaka cyangwa ukwezi uzarebe amenye agaciro kawe sha kandi nuruvamo ndazaza rwinjiremo urumva noneho ugasanga abakobwa n'abagore bagiye batandukanye kwihangana mu rugo kurabuze kwihangana birabuze kandi urugo rutarimo kwihangana ni ukuvuga ngo ntirushobora gukomera ntirushobora kurama kubera icyo udashobora kurama kwihangana umugabo agira amakosa ye umugore akagira amakosa ye umugabo agira kamere ye n'umugore akagira kamere bombi baba bakwiriye kwihanganirana iyo rero uvuze ngo arazamutse nawe urazamutse nubwo umuntu akwitegereje agasingira ku byo ukora ibyo umuntu akora nibyo bigaragaza icyo umuntu ashaka niba tubona mu mikorere yawe no mu bikorwa uri gukora mu rugo rwawe bishobora kutwereka yuko ushaka kubaka cyangwa se ushaka gusenya kubera iki umuntu ushaka kubaka ntabwo umugabo azamuka nawe ngo ahita azamuka aca bugufi guca bugufi ntawe byinshi iyo uciye bugufi ni ukuvuga ngo bihosha uburakari niko Salomo yavuze ngo ineza ihosha uburakari hari umuntu umwe naganiraga nawe ku rugo harimo ibibazo njya ku ruhande rero ingo zirasekeje umugabo akubwira amakosa y'umugore we neza neza ukumva umugore ni igisimba wajya no ku mugore akakubwira amakosa y'umugabo neza neza ukumva umugabo nawe ni igisimba abo bantu rero ikintu cyo gitangaje nubwo bavuga ibyo ngibyo icyo bapfa ntibakivuga icyo bapfa ntibakivuga kandi kutavuga icyo mupfu ni nko kujya kwa muganga ntugaragaze indwara urwaye kuko ntushobora gukira n'abantu bajya muri divorce ntabwo ikintu bapfa bajya ikintu rero kiba rero ni ikihe uri umuntu ushaka kunga ingo uhamagara umugore akicaraho n'umugabo akicaraho warangiza ukababwira uti ndashaka ko umugabo ambwira icyo apfa n'umugore we n'umugore akambwira icyo apfa n'umugabo we bombi uri mu makosa nkavuga ni noneho asabe imbabazi noneho uko basabana imbabazi utababarira nawe ntago akwiriye kubabarirwa niko ijambo ry'Imana rivuga udatanga imbabazi nawe ntakwiye kuzigirirwa ni ku ruhande rw'abakristo kubera iki niba ufite umugabo akaguhemukira we mugore uba ukwiriye kumubabarira nabwiye madamu ndamubwira nyemerera wumve ikintu mubwira nitugira ikintu dupfa kigiye gitandukanye ibyingo byo ni ndende ni birebire ibyingo ni birebire gusa icyo twabwira abakristo urukumva kuntu umuntu arinda amafaranga yari kuri banki na password ze niko n'abakristo bakwiye kurinda imiryango yabo urumva araho twasoheza ikiganiro umuntu ushaka kubaka niwe wubaka yego umuntu utabishaka aha bari abantu biteguye kumutiza umurongo arusenye kabisa ubwo rero kwihangana niko kubaka urugo umuntu wese yihangana ibyo ahura nabyo mu rugo kandi ayoborwe n'ijambo ry'Imana aho kuyoborwa n'amarangamutima ye kandi izo nkuru mwirwa mubarira abandi ngo urugo rwabananiye bo ibyabo babirenze nuko mubitekereza reka tubashimire mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro Imana y'amahoro ibahe umugisha ibiganiro byacu birakomeje mugende mukore subscribe kugira ngo dukomeze twagure umuryango wacu shalom